To you. Amungaririmba. Turimbire daddy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aga promoter. Happy birthday to you. Nese kutishima kandi tugu. Ngwa ikaze wakoze subscribe na utarakora subscribe. Iki gihe ngo tiye tubana makuru agiye atandukanye. Nkuko muri kubibona kuri screen za Aga promoter na Miki bari gufeta birthday ya Aga promoter nk'isanzwe n'umugabo wa Miki nkuko mubizi. Ariko ubundi mu buzima busanzwe Aga promoter n'umupromoter niwe ufasha abahanzi ku promotinga ibihangano byabo, ni ufasha aba new artist ku promotinga indirimbo zabo, nifasha ibyamamare ku promotinga ibintu bigiye bitandukanye. Urumva ko umuntu ukomeye mu ruhando mpuzamahanga rwa muzika, rwa entertainment. Nawe niba ari ikintu ufite ubushako kigenda neza ushobora kumugera ukamubwira ati mfasha mu promoting. Aga promoter rero uyu munsi yakorewe birthday n'umugore we, ubona ko ari birthday yari private, ni birthday yari we na Miki ndetse n'umwana we, ubona ko bashatse kubikora biri private. Aga Miki yambwiye ati rero ngenda guteguriye birthday, mutegura birthday nk'umugabo wanjye, ntabwo nashaka ko hazamo abantu benshi, nashaka ko ari njye nawe na famille yanjye gusa. Uri kubona ko ni famille yishimye, ni famille imeze neza. Nawe ushobora gutungura umugabo wawe mukora ka birthday nka kariya kari civilize, bitabaye ngombwa ngo utumire abantu bose ukamuhamagara uri kumwe na famille yawe n'abana ndetse n'abandi bantu hafi, mugakora ka birthday keza nka kariya. Uri kubona ko Aga promoter yabyishimiye, yavuze ko ari ibintu bidasanzwe, ari ibintu byiza kuba umugore we yamutunguye akabasha kumukora birthday nkiriya iri private. Ese ubundi Aga promoter uje imyaka ingahe? Reka twumve imyaka Aga promoter wujuje imyaka ingahe uyu munsi? 36. Abantu bagiye kubana n'ababwiye ngo imyaka ye bayimanike, kuki batayimanitse? Ntabwo bishoboka. Uramanika imyaka yanjye se mubuye buryo ahubwo. Vuga nyine uje va muri phone. Uje imyaka ingahe? 36. Urayuzuza saa 6 z'ijoro. Uje imyaka ingahe uyu munsi? 36. Nkuko mbyumviye Aga promoter yujuje imyaka 36 ari kumwe na Miki bamaranye imyaka 2. Urikubona ko benda no kwibaruka umwana wabo wa mbere. Aga promoter amenyekanye cyane ubwo Kagarara yamuvugaga, akavuga ko ari we wabashije kumuzamura, akaba ari bamukoreye video ya mbere ye kugira ngo amenyekane, abashe kuba yahura na Ashton. Kagarara murabizi amaje kwandika amateka, amaje ku muntu ukomeye ku ruhando mpuzamahanga, amaje kumenyekana n'isi yose bitewe n'ari ama challenge yagiye akora, nuko yahuye na Ashton bakazenguruka na Afrika yose. Nimugoroba bari kumwe muri Big Arena, barakomezanya muri stade, barakomezanya bajyana kwa Coach Gael, aho yahuye na Coach Gael ahura na Deben. Aho ni naho habereye ibirori bidasanzwe Kagarara atazibagirwa mu buzima bwe, kuko Kagarara iryo joro yari abonye ibitangaza by'Imana, nkuko ajya bivuga, avuga ati Imana ni nziza, Imana igira neza. Bibaze kuba warategaga ifuku ukaba ugeze ahantu ushobora kuba wahabwa imodoka, wahabwa miliyoni zigera muri 7 zo gutangira business. Ni ikintu cyiza, ni ikintu kigaragaza ko nta hantu Imana itakura umuntu, ahubwo wowe icyo usabwa gukora cyane ukizera. Nkuko Ashton hora ajya bivuga, avuga ati wowe wizere ko Imana ishobora gukora ibintu byawe, Imana ishobora guhindura ubuzima. Nawe ntugacike intege, niba wumva ufite inzozi anytime bishobora guhinduka. Mwabonye ko Kagarara yatangiye atega ifuku, ariko abaye mu bantu ba mbere bagenze muri private jet. Kugenda muri private jet ntabwo ari ibintu byoroshye, utagira ngo buri muntu wari wese azayigendamo. Mu Rwanda n'abamaje kugendamo ni bake cyane. Ubwo urumva rero kuba umuntu yaravuye mu bantu bategaga amafuku akaba ageze kuri level yo kuba ari umuntu ubasha kugenda muri private jet, akabona imodoka nk'impano, akabona miliyoni 7 zo gutangira business, ni ikintu cyiza, ni ikintu kigaragaza ko Imana anytime ishobora kuguhindurira ubuzima. Nawe niba wumva ko Imana ishobora kuguhindurira ubuzima, andika muri comment ati amen.